ugiye mu rukundo rw'iki ku myaka 20 urajya mu rukundo ngo urumarishe iki? Uretse gusa kumva umutima wawe utera indihaguzi, ugiye mu rukundo ngo urumarishe iki? Ariko jewe nshobora kubikora mu bundi buryo, haza tukajya twiganirira, naba numva ashaka kuba muri environment y'abakobwa, nkaza nkagusura tukiganirira, ukamperekeza nkaguherekeza, ariko nta jambo nakubwiye, nta n'isezerano. Nkabanza nkazamura antene, nkumva amajwi, nazumva bihura, nkavuga reka hariya wenda ntereyo ibuye numve ko bifata. Nta abantu baragenda, ukaza ukabwira umuntu ngo uramukunda, utekereza nkaho umbwiye ngo bafite ba ex benshi, urebe ibikomere aba yarasize mu nzira ye, abo baryamanye, abo yabwiye ko abakunda, abo yateye inda, ugasanga wabaye rwararikamirambo mu nzira yawe. Icyo gihe uba wangiritse nawe kandi uba umwangiza. Abasore benshi nibo nita barwararikamirambo. Yaraje abwira Anne ko amukunda, umukobwa arashyushye, ageze aravuga ariko ndumva ndabona Neti amurusha taye, ubwana mukubise hasi, ubwo asigaranye iki? Gusharira. Ageze kwa Neti, haciye iminsi, hanyuraho Jani, aravuga ariko Jani aseka neza kuruta Neti. Agiye kwa Jani, ubwo Neti asigaranye iki? Umujinya. Kwa Jani agiye yamazeyo 2, abona Mariya, atariko Mariya ndabona amurusha n'ingeso nziza. Noneho ukagenda kuko ntuzi icyo ushaka, urimo uragenda usenya, wararika, wangiza. Hariho n'ababigira intego. Ubu ngubu rwose abavuga ngo ababarangira uburozi bakamuroga, ndetse ko nabyo, none se wowe bagiye kukurya umutima, si wowe wawushyize hanze? Kuko erega mbigira inama impande zombi, impu zombi, kubera ko urumva abakobwa baravuga ngo ahubwo baturya umutima. Rero umuntu yakurya umutima wo kubeheye, hagati y'umutima wawe n'amenyo y'uwo muntu harimo amagufwa y'imbavu. Jya uwushyira kuri, si n'uwandarika hariya bakawutoragura bakawushishimura, usaba arenganya, ushyire kuri. Umuntu naza ubanza umushyiraho ngaho muguta, ariko genda buhoro, simama kidogo mbanze nkurebe neza. Yego, ejo n'undi naza umugute, yewe ntabwo mbirimo, simama kidogo. None ibyo ngibyo tubwira be, kuko baravuga bati nukurambagiza. Kurambagiza ni ukwitegeza neza, nyamuneka ugahitamo witonze, si ngombwa guhura n'umuntu ngo none se kurambagiza ni ukuza ukambwira ngo ndagukunda tukaba turacometse.